Yes, nk'uko bisanzwe tubifurije amahoro y'Imana. Iyi ni Iranezeza Emmy. Amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mubireba kuri kamera za Iranezeza, turi kumwe n'umukozi w'Imana Jackie. Ni umukobwa umwe muri Kigali. Ubu ngubu uriko yabaye umudamu. Sorry gatoya. Duherukana ari umukobwa arimo arategura ubukwe bwiwe, nabo bagejeho mwarabibonye. Imana yamuhaye umugabo mwiza cyane. Atuye i Kabuga. Ubu rero yabaye madamu, wabereka impeta. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ishimwe. Derukana abantu benshi bagiye bavuga ngo umuntu w'umukobwa ugenda avuga ubutumwa bwiza mu mihanda ngo nta mugabo yabona. None wabonye umugabo Jackie? Imana yaguhaye umugabo yarakoze. Rero nkuko twagenda tubibasezeranya, tugiye kuganira na Jackie. Ariko reka Jackie abanza dusengera Imana, hanyuma dukomeze ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana igira neza, Mana isumba byose, urera urakiranuka kubera wose icyarimwe, imbabazi zawe zihora witeka. Turasenze cyane Nyirijuru n'isi ngo ururukubane natwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nkuko kiba mu ijuru. Imitima yacu yongere kangukire kumenya ubwami bwawe, tugire inyota n'inzara byo kumenya ijambo ryawe. Uyu mwanya wa mwanya wo kongera kumva data ubutumwa bwiza, aribwo n'abatubanjije bakomezaga kumva bukabakuza mwami, ukabasha kubemerera ubugingo, ukabemerera ingorano mu isi. Natwe turaje ngo ubugingo bwacu mwami tugushinganishe mu biganza byawe. Satani nadusabiriza uze kutwimana, kandi abo turi kumwe nabo bose ujye ukomeza kubafasha bumva ubutumwa bwiza mwami. Uzabageze mu kigero mwami nabo bumva ko ari wowe bakoreye nk'Imana, kandi ukangura abawe bose bacogoye bagacika intege. Ubatinyura ubamara ubwoba mu izina rya Yesu. Umwanzi Satani atsindwe mu izina rya Yesu, maze amaraso yawe dukomeze duha agaciro icyatumye ameneka. Bana na buri wese ahangaha mu izina rya Yesu, ndetse nabo twaje dusanga tubasabiye amahoro ko bemeye kutwakira mwami Yesu. Ngano uganze nutegeke muri byose kuri kumwe natwe Nyirijuru n'isi. Amen. Jackie, Imana iguhe umugisha. Yego namwe. Duherukana rero uri umukobwa. Ubu wabaye Nabaye umugore. madamu. Nabaye umugore w'umugabo. Umugabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubu ngubu wageze ku idarapo urazamura bati yewe Jackie ndemera ko mbaye umugore wande. Nabaye umugore w'amahoro Shikani. Uwamahoro Shikani. Kuki mutazanye kandi twe twabivuganye ko muzazana? Akora akazi yasigaye mu gisekirite. Ni umusekirite. Okay. Nibyo no gukora aba ari ngombwa kuko baya bavuga ngo udakora ntakarye. Rero tumaze iminsi tuvugana, ariko urampamagara urambwira ngo ufite message ushaka kugeza ku baturarwanda ndetse n'abadukurikira bari hanze, babarirwa hirya no hino, baba diaspora. Mbonereho nsuhuze abantu bose badukurikira baba diasporazi, abo muri Canada. Papa Lionel turamusuhuza cyane, Imana y'amahoro imuhe umugisha. Ndetse Byukusenge Baltazari aho ari hose nawe turamusuhuje. Ndetse mbonereho nsuhuze n'undi uri witwa Gamariel. Imana y'amahoro iguhe umugisha we na famiye yawe, ndetse n'abandi badukurikira bari muri diaspora, abari hirya n'abari hino, abadukunda kudukurikira bari Bujumbura. Imana y'amahoro ibanezeze. Hanyuma watubwira iyo message ndetse n'ubwo buhanuzi n'ubutumwa ufitiye abadukurikiye bose. Murakoze. Message nuko tugomba kuba maso, tugakurikira ibyo Umwami Yesu yatwigishije n'ibyo twagiye twumva, impuguro baduhaga, inyigisho ndetse n'amasengesho bagiye badusengera, tukayaha agaciro kubwo kuba mu mwanya Imana idushakamo. Icyo ishaka nuko tuyihindukira tukamaramaza mu byo twumvise, tugakurikiza amategeko n'amabwiriza y'Uwiteka, kugira ngo Satani najyaza abure aho yakwinjira, kuko yatubwiye ko aha turi none hahoze abandi. Biradusaba kujya tuba maso. Murakoze. Ijambo ry'Imana nagira ngo mbageze uri mu butumwa bwiza ni umuhanuzi bita Ezekiel, ibice byawo 22. Tukahasoma tukaharangiza.
baratubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nawe mwana w'umuntu mbese uzacira urubanza umurwa uvusha amaraso nuko awumenyesha ibizira byawo byose kandi uzavuga uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo dore umurwa uvushiriza amaraso muri we hagati kugira ngo igihe cyawo kigere kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza amaraso wavushije yatumye ubyibwaho n'urubanza n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisohora ndetse ukageza no ku myaka yawe ku bw'ibyo ni igihe kugize urw'amenyo ku banyamahanga ugasekwa n'ibihugu byose abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka kuri uw'izina ryanduye kandi ugira umuvurungano mwinshi dore ibikomangoma bya Isirayeli kimwe kimwe muri wowe umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso abari muri wowe basuzugura ba se na ba nyina abashyitsi bakagirirwa urugomo muri wowe imfubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe wasuzuguye ibyera byanjye uzirura n'amasabato yanjye ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi muri wowe bambura ba se bakabatera ubwambure kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we kandi undi akanduza umukazana we amusambanya undi wo muri wowe agakinda mushiki we basangiye se abakurimo bakiriye impongano kugira ngo bavushe amaraso wemeye kwakira indamu y'ubuhenzi n'inyungu zirenze urugero kandi wabonye indamu kuri bagenzi bawe ubarenganije ariko jye waranyibagiwe niko umwami Uwiteka avuga dore nicyo cyatumye nkubita ibiganza byanjye ku ndamu y'uburiganya wabonye no kubw'amaraso wavushirijwe muri wowe mbese umutima wawe uzihangana ese n'amaboko yawe azakomera mu minsi nzabiguhaniraho jya Uwiteka n'igihe wabivuze kandi nzabisohoza nzagutataniriza mu mahanga ngo uteragane mu bihugu ibyo wanduye by'umwana nzabikumaramo nawe uzaba wiyandurije imbere y'abanyamahanga maze uzamenye yuko ndi Uwiteka ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu inzu ya Isirayeli yamindukiye inkamba bose ni umuringa n'ibati n'icyuma n'isasu biri mu ruganda bahindutse inkamba y'ifeza nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwese mwahindutse inkamba dore ngiye kubateraniriza mu Yerusalemu hagati nk'uko bateraniriza ifeza n'umuringa n'icyuma n'isasu n'ibati mu ruganda bakabivugutiraho umuriro kugira ngo bishonge uko niko namwe nzabateraniriza hamwe mfite uburakari n'umujinya abarimo mbashyira mbashonjeshe ni ukuri nzabateraniriza hamwe mbavugutireho umuriro w'uburakari bwanjye muyishongeremo hagati nk'uko ifeza ishongera mu ruganda niko muzayishongeramo hagati kandi muzamenya yuko jya Uwiteka n'abasutse uburakari bwanjye bukaze nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu ukibwira uti uri igihugu kitabonejwe kitavuye imvura ku munsi y'uburakari bukaze abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo bamize ubugingo bw'abantu ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye bapfakaje benshi muri cyo abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo banziruriye ibintu byanjye byera ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye kandi n'amasabato yanjye barayirengagije maze suzugurirwa muri bo ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo bivusha amaraso bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya n'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye bakabona iyerekwa ry'ibinyoma kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati uko niko umwami Uwiteka yavuze kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze abantu bo mu gihugu bagize urugomo bakajya bambura ndetse bakagirira n'abakene n'indushyi n'uwigendera bakamurenganya kandi nashatse umuntu wo muri bo asa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabonye nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye maze imigenzereze yabo nyereza ku mitwe yabo niko umwami Uwiteka avuga. Twakire neza ijambo ry'Imana.
ikintu Imana hagati aho yashatse kuvuga. Ezekiyeli tumuzi nk'umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakomeye Imana yajyaga inyuzamo amagambo yayo akomeye yo kwigisha abantu, kubahugura no kubakomeza mu byo biringiye cyangwa mu byo bumvise, kuko umwami wacu tuzi ko akomeye kandi ntawe uzamubanza nta n'uzigera amuheruka. Imana ishimwe. Baratubwiye bwoko bw'Imana, turi kumva ijambo ry'Imana, turi kureba, baratubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, mbese uzaca urubanza umurwa uvusha amaraso? Nayo ni ikibazo irimo yibaza Imana, ati se bitewe n'ibigenda bikorwa urubanza uzarusha, ese uzarushobora? Yo rero ibona nk'umwana w'umuntu icyo akwiye gusohoza ni misiyo ye hano mu isi, yamara kuyirangiza arangiza imirimo Uwiteka yamutoreye ikamuhamagara akayitaba. Saba ngo twongere dukore umurimo w'Imana uko twategetswe, duhanure kandi buri wese akora umurimo w'Imana uko yahawe impano. Noneho ngo nuko umenyesha ibizira byawo byose. Ishaka ko uyu murwa tuwumenyesha ibizira byo abantu bagiye bakora byose tukabirondora. Kandi uzavuga utuku niko umwami Uwiteka avuze ngo, dore umurwa uvushiriza amaraso muri hagati kugira ngo igihe cyawo kigere, kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza. Bo baragira ngo bakomeze babikore, amaraso akomeze ameneke kugereza igihe abantu bashirira, ariko siko Uwiteka akora. Hari abafite yashigaje bo kumubera mu cyimbo, bakabasha gukora umurimo nk'uko yawudusigiye Kristo. Dore umurwa uvushiriza amaraso muri hagati kugira ngo igihe cyawo kigere, kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza. Bo biremera ibyo bigirwamana bigatuma bibanduza, ugasanga amahoro yabuze mu bantu, ugasanga ukuri kuri kubura mu bantu, hariho kuriganya n'ibindi. Ngo amaraso wavushije yatumye ubyibwaho n'urubanza, urubanza ugasanga ruri ku bantu. Ko mbere ya byose iyo tudashyize mu bikorwa ibibazo Imana irimo itubaza ngo tubibonere ibisubizo, icyo gihe tugomba no gutakira Imana, kuko ni umubabaro kuba umuntu adahindukirira Imana ngo yumve ikimubwira, kandi ni itegeko kubaha Imana. Amaraso wavushije yatumye ubyibwa n'urubanza, n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje, kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisohora, ndetse ukageza no ku myaka yawe, ndetse bakarindira igihe bibasohoraho. Ugasanga n'umuntu agira imyaka 70, 40, 25 atari yamenya agaciro ko kubaha amategeko y'Imana. Kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisora, kubw'ibyo nijyakugiza urwamenyo ku banyamahanga, ugasekwa n'ibihugu byose. Impamvu usanga ibindi bihugu bigenda biduseka, tise ni gute abageni b'i Rwanda bakora amakwa akagenda apfa, ni gute ababyeyi banyu babyara ugasanga bapfuye. Kenshi usanga umubare mwinshi uri mupfa w'abantu bakomeza kumena amaraso, ari abantu bakomeza kugira gute kutaba maso. Kuko mbere ya byose Yesu abashaka ko abagore baba mu cyimbo cyo kuba baca bugufi bagasenga, kuko umugabo azezwa kubw'umugore. Saba rero ngo twubahe Imana kandi tube maso mu byo dukora byose. Ikintu kijyana no kumena amaraso cyo kikomeje kuba kishi. Saba ngo dukumire ibyo byose, tumenye se aho ikibitera ni iki, Yesu umuzi wabyo n'uwe ngo tuwurandure. Kubw'ibyo nijyakugiza urwamenyo ku banyamahanga, ugasekwa n'ibihugu byose. Abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka kuri uw'izina ryanduye. Urumva yaba bari hafi yacu, abo turi kumwe, abaturanyi bo mu bindi bihugu, bazaduseka yuko amazina yacu atari uko Imana yafite mu gitabo cy'ubugingo, ari uko dukomeza gukora ibizira, imirimo y'umwijima, kandi tuvuga ngo tuba abana b'umucyo, tugendere mu mucyo nk'uko Imana igendera mu mucyo. Kandi ugira umuvurungano mwinshi, ukaba usanga akavuye akajagari kabaye kenshi mu murwa, amuhateri n'ahandi hagenda hakorera ibizira. Ugasanga Imana yakomeje kubona ko ahera hayo bakomeje guhatesha agaciro. Igeze ibwira Mose ngo, yewe Mose, ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Aha turi ni mu murwa wera, ko naravuze ngo mugende muntegereze mu murwa. Dukwiye kumenya ko aha turi none hahoze abandi, tukahakora ibyiza, tugakora ibyiza tudacogora. Dore ibikomangoma bya Isirayeli, kimwe muri wo umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso. Kimwe cyo harimo n'abantu bamwe usanga babirebera, nabo barabizi. Ibikomangoma bikwiye kujya biba maso, nta wundi twiringiye sibye Yesu, niwe tugomba gukorera. Siduhagarikira ibibi bikomeza kubera mu murwa, mu hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo.
abari muri wowe basuzugura ba se na ba nyina, abashyitsi bakagira urugomo muri wowe. Uba usanga abari muri twe basuzugura ba se na ba nyina, ugasanga ntabwo bashaka kumva imiburo, ntabwo bashaka kumva ubutumwa bwiza tubagezaho. Imfubyi ugasanga zibigendaniyemo, ugasanga abapfakazi nabo ni uko, ntabwo bagisurwa, ntabwo bakitabwaho nk'uko mbere byari biri. Ariko ngo kera bamwiringiraga babaga mu mahoro, kandi ngo kera bagiraga umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Wasuzuguye ibyera byanjye uzirura n'amasabato yanjye. Habayeho no gusuzugura ibyera by'Imana, ugasanga Bibiliya zirasomwa n'ababishaka, nta tegeko ririho ryo kubwira abantu gutegeka gusoma ijambo ry'Imana, kandi ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu yasenze ntabasha kuba kamere yamuyobora, ahubwo arayiyobora. Nuko batubwira ngo muyoborwe n'umwuka ko mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, mwuka akifuza ibyo kamere irarikira, kuko ibyo bihabanye rwose. Rero Imana idusaba gukunda ibyera byayo, kuko yaravuze ngo isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ryaryo rizahoraho. Nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Twite ku byera byayo. Ugasanga igaburo ryera riwasanga bamwe batesheje agaciro, ngo ntago ashobora gusangira n'abakirisitu. Sinzi uherutse kumbwira ati rwose wowe n'ibiriya ni ji abashumba bagura, ni imigati bagura, natwe tuzabisengera Imana ibyeze. Ukagira ngo wenda abantu bose ntago ariko bimikishijwe amavuta, ntago ariko bafite ubwo bubasha bwo kuba bakwikorera iyo migati n'iyo ji bakaba babisengera bakabinywa. Ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Ngasanga abantu harimo no kubeshyerana, kandi koko umuntu utasenze ntasome biri ijambo ry'Imana. Kandi Dawidi yaravuze ngo nabikije ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo nagucumura. Mu by'ukuri iyo umuntu afite n'udafite urabamenya, kuko yaravuze ngo ufite duke azamburwa, ufite byinshi azongererwa. Ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Ugasanga hadutsemo n'abantu babeshyera abandi ngo mugenzi runaka yakoze iki, kubera ko yakoze neza baramurenganyiriza ukuri. Cyo nacyo tukirebeho, kubeshyerana ntago ari byiza. Kandi ngo abakurimo bakiriye mu ngano kugira ngo bavushe amaraso. Ugasanga harajyaho no kwirirwa dusangira imiya, ugasanga hariho n'icyo bise korabusheni, ruswa. Usanga zirahabwa abantu bakoze nabi ngo bazitange bakunde babavuganire. Ariko mu by'ukuri utuvuganira n'umwe ku Mana ni Yesu. Umuntu yakuvuganira ugakorwa n'isoni, kuko na Yesu ntibigeze bamwemera. Saba ngo dukore umurimo w'Imana, twe gukomeza kumena amaraso. Abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi, kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi. Abadutuyemo bagiye bagaburira abantu badakwiye kugaburirwa. Bibiliya itubwira neza yuko nitugira neza, cyane cyane duhere kubo mu nzu y'Imana. Ariko mu by'ukuri tugerageze twe kujya, usanga bamwe ugasanga umugabo yasotse mu rugo rwe yagiye mu mamaraya. Hari nuza zimwe tugenda tubona zirimo nk'ari amarogi, usanga ngo bagiye kwirirwa basambana, ndetse ugasanga n'abakwiye kubikumira barahabihagarikiye. Ariko mu by'ukuri ibyo bizitera Imana uburakari, bikayitera umujinya, kuko nayo irica kandi igakiza. Ibyo byo ni ibintu turi buri wese azi. Kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi, ugasanga uyu murwa bakomeze kuwukoreramo ibizira byinshi bibabaje Imana. Ariko mu by'ukuri ntatwe twigeze twikorera Imana ngo twikorere amaboko, nta n'uwayiringiye ngo akorwe n'isoni. Birasaba gushyiraho umuhate, tukabigira itegeko kubaha Imana, kuko tutari twayimenya niyo yabanje kutumenya, twibuka ko aha turi none hahoze abandi. Kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi, muri wowe bambura base bakabatera ubwambure, kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni. Ugasanga abana bari ku mugongo w'Imana, aba bagore, aba papa, ugasanga abasore inkumi bubaha Imana. Bibiliya itubwira neza ko ngo ibisitaza n'ibizabura, ariko ubizana wese azabona ishyano. Kandi utunze urutoki ku mukiranutsi abajombye mu jisho ry'imboni ry'Uwiteka, mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka. Ubwo rero tugerageze dukorere Imana, twe kurenganya n'abubaha Imana bagerageza. Nibyo gukiranuka biravuna, ariko bikiza imitima ya benshi bigahumuriza. Ariko tugerageze twe guhungabanya iyo mitima yakurikiye Imana. Kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni. Umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we, kandi undi akanduza umukazana wamusambanye.
ugasanga bibiri tubwira neza mu Timoteyo wa kabiri ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakajya kunyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Koko mu by'ukuri usanga hari abagabo basohoka mu ngo zabo ugasanga bagiye mu bandi bagore, kwibaza se ibi bintu tubishingiye ko hari abagabo usanga ubaza ati se kuki muca inyuma y'abagore banyu, ugasanga baravuze ngo ni uko tuba tubona ko bashaje. Ariko mu by'ukuri tuvaneho ibintu byo kuba twazirura, ahubwo tugire ibyo tuziririza bwoko bw'Imana kugira ngo turamire mu gihugu Uwiteka Imana yacu yaduhaye. Kandi undi akanduza umukazana wamusambanye. Habayeho n'imiryango igenda isambana irarikirana, ugasanga twaribajije se ni umurengwe abantu bafite, se n'ibyo kurya byinshi bafite ko bamwe banabibuze, ese nuko wenda bafite amazu menshi abandi barayabuze. Tukareba tukabona nta mpamvu n'imwe imbere y'Imana umuntu yagira ubutunzi ariko akubaha Imana, umuntu yaba umukene ariko akubaha Imana, umuntu yagira akazi cyangwa se ntakagira ariko akubaha Imana. Undi wa muri bo agakinda mushiki we basangiye se. Habayeho n'abavandimwe ubusanga bakina ngaho bari gusomana, ngaho ngo babyise ngo ni amavase n'ibindi byose ngo ntacyo bitwaye, ugasanga baragisha inama abantu batari mu mwuka w'Imana, tisi ibi nta wabikora ngo umuntu abeho, se ko Yesu yabirangirije ku musaraba, ese Imana si inyembabazi. Ugasanga abantu baritwaza ijambo ry'Imana bakora ibizira. Ariko mu by'ukuri hari umwana wigeze wurira uburiri bwa se arangije Imana imwima ubutware. Ni byiza rero tukirinda iyo mivumo ya hamwe na hamwe, tukareka kwirirwa dukora ibinyuranijwe n'iby'Imana yashyizeho. Abakurimo bakiriye impongano kugira ngo bavushe amaraso, ugasanga barakira amafaranga ngo batabafata n'ababamenye, ugasanga hariho kwakira ayo mafaranga ngo amaraso bakunde bayavushe. Nk'urugero umuntu ugasanga yatwaye inda yayijyaniye mugenzi we ngo agende ayimukuriremo, icyo nacyo ni ukumena amaraso. Ibyo bituma izina ry'Imana rigira gute? Ritukwa mu bandi, kuko yaravuze ngo icyaha yanga urunuka ni igikorwa mu mubiri uko gikorwamo imbere mu maraso. Wemeye kwakira indamu y'ubuhenzi n'inyungu zirenze urugero, kandi wabonye indamu kuri bagenzi bawe ubarenganije, ariko jye waranyibagiwe niko Umwami Uwiteka avuga. N'ibyo byose yagiye ivuga, barahari bakora uwo mwuga. Saba ngo nubabona bowe wese ashyire nyir'ubwite. Bibiri iravuga ngo muhugure niyanga umuteze inshuti, n'ibyanga umushyira itorero. Ngo niko Umwami Uwiteka avuga. Dore nicyo cyatumye nkubita ibiganza byanjye ku ndamu y'uburiganya wabonye no kubw'amaraso wavushirijwe muri wowe. Niyo mpamvu kenshi na kenshi Bibiri tubwira ngo nimuyobe ntago Imana inegurirwa izuru, ahubwo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Iyo umuntu yamenye amaraso, igihe kiragera Uwiteka naye akayamena, cyangwa urubyaro rwe, kuko ababyeyi bibagiwe amategeko y'Imana yibagirwa abana babo. Ngo mbese umutima wawe uzihangana? Ese Imana niza kubikora iyo mitima izaba ikihanganiye kuba yakora igihe? Ni kwa kundi yavuze ngo bazashakana umwete ariko siko bazambona, kuko banze kumenya kandi nibahisemo kumvira Uwiteka ntibemeye inama zayo. Saba rero ngo dushyire twe gukomeza kurenzaho ngo tubirebe twumva ko ari byiza, ahubwo ari ibizira, kuko nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Amen. Rekera murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. N'ibindi byinshi yagiye itubwira. Aya magambo ko akomeye cyane. Arakomeye. Ni ukuvuga ngo hari ibizira byagiye byinjira. Wavuze ku bantu bagenda bamena amaraso, ndetse bigatuma igihugu cyacu hari abakivuga nabi kandi bitari bikwiye. Mpita nibuka ibyo uriya mugabo bita Kazungu yakoze mu minsi yashize. Ni ukuvuga ngo byateye abantu ubwoba ku buryo n'abanyamahanga bagiye babivugaho. Umuntu atinyuka akica abantu mwene kariya kagene, biriya bintu biteye ubwoba, biteye isoni. Rero sinarinzi ko no muri Bibiliya birimo. Bitera, ni ukuvuga ngo bitera igihugu, biteza igihugu conflict, amakimbirane, ugasanga nta kwizerana guhari cyakumvikana. Yego. Bigatuma n'igihugu bakivuga nabi. Yego. Ubundi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu tuziho ko ari igihugu kivugwa neza, igihugu cyitwara neza mu bintu byose, igihugu cyashyize imbere ubumwe n'ubwiyunge. Ariko birateye ubwoba ku buryo wabona umuntu nk'uriya akora ibintu nka biriya, akica abantu. Ndetse n'umukuru w'igihugu yabivuzeho avuga ko bagomba kubikurikirana n'abayobozi
ndetse bakabikurikirana cyane kuko bishobora kuba hari n'abantu bari babyihishe inyuma bakomeye kuko umuntu ntabwo yakica umuntu umwe babiri batatu bane batanu cumi na bangahe aba mu mudugudu urimo abayobozi ntibamenye icyo kibazo aba ari ikibazo. Ubundi wavuze ku kindi kintu cyitwa ikintu cyitwa amaruswa. Yego. Ruswa mu gihugu abantu bakora nabi kugira ngo babakingire ikibaba bagatanga impongano kugira ngo bavushe amaraso. Wavuze ku kintu kijyanye no kumena amaraso uvuga no gukuramo inda. Hari abantu bafashe uwo mwuga kenshi na kenshi ugasanga se ni iki gituma bamuvuga cyane abikora n'ababizi ni iki gituma bamwe bamureba kandi hariho inzego zikwiye kuba zashyiraho ibihano kw'abo bantu bagakomeza kumena amaraso. Yego. Ariko wavuze gutyo itegeko ry'u Rwanda hari itegeko bemeje rivuga ko umuntu wahohotewe umuntu watewe inda yahohotewe yafashwe ku ngufu ashobora kumufasha inda bakayikuramo ariko nk'umuntu utahohotewe ngo afatwe ku ngufu bakamutera inda ariko ubushake bwe akaba yakuramo inda buriya ijambo ry'Imana rirabyemera? Ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera byo ni ibizira ni ikizira cyinjiye ahera ngo niyo mpamvu yambwiye ngo mbwira abantu bamwe cyane ko turi kumwe mu gihugu ngo ni tutaba amaso cyane umurimbuzi arongera turimbure kuko natwe aha turi none hahoze abandi. Niko yatubwiye umuntu akavuga ati se ngo ni tutaba amaso ngo duhindukirire Imana twitondera amategeko yayo tukaza kuzirura ibyo kuziririza ngo natwe umurimbuzi warimbuye abandi aha turi none hahoze abandi. Yego murakoze cyane cyane ko twabonye ibyabaye i Sodomu n'i Gomora ibyaha byari bimaze kuba byinshi kumena amaraso kumaze kwiyongera ndetse n'ubutinganyi. Hari ibintu byabaye mu minsi yashize bazamura idarapo ry'ubutinganyi mu itorero rya ADPR hariya Nyarugenge byo warabimenye Jack? Naje kubimenya nari ndi mu kwezi kwa buki ariko ntago nabonye imbaraga z'uburyo najya gusengera abera b'Imana. Birabivuga iki? Biriya nabyo biterwa no kurangara cyangwa se kutungura abanyempano ngo babahe umwanya nabo bavuga icyo Imana yavuganye nabo kuko mpamya neza yuko Imana ivugana n'abantu. Murakoze. Kandi buriya baza kuba hari abantu b'abakumirizi bakabaye ubundi ntago bakabaye batungurwa n'ibintu bimeze kuriya ngo umubi abinjirane kuriya. Kirazira ahubwo nuko hari bamwe bima umwanya ko mpamya neza yavuze mu ijambo ryayo ngo nta kizabaho itakimenyesheje intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Ngo rero urumva hariho gukumira abantu barimo umwuka w'Imana bavugana n'Imana kandi ngo ahantu hatari impano ngo zikore haba ibyigenge. Biratangaje kuba ibintu nka biriya byaba mu itorero rya ADPR kuko ni itorero tuziho itorero ry'umwuka rya Pentecote abantu bakaba barakamutse ku rwego noneho binjirirwa mwene kare akageni ku buryo binjirirwa n'umuntu umeze nk'uriya akakora ibintu bimeze nka kuriya mu itorero. Noneho ku cyicaro niho navuga nko ku cyicaro cy'itorero hariya i Nyarugenge ni ahantu abantu bubaha cyane biteye ubwoba. Wowe urabona tutari mu minsi y'imperuka? Turi mu bihe by'imperuka batubwira ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Timoteyo wa 2 ibice byaho 3. Nibyo jambo batubwira ariko abo kwirinda bye kubasohoraho ahubwo tugire kwirinda nk'abantu twavuganye n'Imana dufite ibyo yagiye dusezeranya. Murakoze. Ngaho reka dusengere abakunzi bacu unabibutse gukora subscribe, share ndetse na comment. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ngaho basengere hanyuma usengere n'igihugu cyacu usengere n'igihugu cya Israel uzi ko kiri mu ntambara ndetse usengere n'abadukurikiye bari muri diaspora. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Kambasengere nababwiye amazina ko nitwa Mukeshimana Jacqueline. Nimero yanjye kuri WhatsApp 078 343 94 39.
078 3 9 4 3 nitwa Mukeshimana Jacqueline. murakoze. Abakwifuza ubundi butumwa bwiza twari gukomeza, ariko umwanzi wacu ni amasaha. murakoze, reka dusenge Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana igira neza, Mana isumba byose, urera urakiranuka kubera wose icyarimwe, imbabazi zawe zihora witeka. Dusengeye ubwoko bwawe Mwami Yesu, Satani ari gukomeza gushyira mu kaga, amaraso yabo akomeza kumeneka, kandi Mwami ikaba bituma batumvikana bamwe na bamwe ngo bunge ubumwe nk'uko nawe ubishaka. Ko mu Baroma ibice 15 umurongo waho Mwami wa 7 waratubwiye ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye. Turinde kwibagirwa kucyo twavuganye nawe, cyo dusengeye n'iyi mitima yabashije kwakira ijambo ryawe, igiye gushyira mu bikorwa icyo Mwami wayishakagaho, kugira ngo nitubabamara mu gihe gisa n'icyo uzatugorerere mu isi no mu ijuru tuzamara amakamba atatseho inyenyeri. Shoboza abana bawe Mwami, shoboza abantu bawe bagire kuba bakumvikana, bahuza imitima, bamere nka za ntumwa zo mu cyumba cyo hejuru zasengaga zihuje umutima, zikuzuza umwuka wera, buri wese agahabwa kuvuga ururimi rushya. Bese bakabibaza ngo se ko tubona bavuga indimi nk'izi wacu ngo basinzihira. Nyiringabo Imana ni kenshi cyane abana bawe barenganywa, ariko tanga ukuri mu bantu babashe gukanguka, be gusinzira, kuko ntago Mwami twigeze twirema. Niwe waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Turinde kukwibagirwa, turinde kwishyira hejuru. Satani Rusoferi icyo yazize bwari ubwibone no kwishyira hejuru. Tuye kukugisha inama Mwami, twe kwiyobora Mwami, tureke tuyoborwe nawe. Kandi Uwiteka reka umara ubwoba abantu, kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka udutinyura, udutakisha ngo abadata. Sengeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Mwami, kirimo abanyabwenge, hari abo wishigarije, hari abo watoranije. Reka ubahe kumenya ukuri, bavuga ukuri, kuba batura imitima ya benshi itari yakumenya. Mu izina rya Yesu ndasengera n'ikindi gihugu Mwami cya Isirayeli n'ibindi bihugu cyo kirimo intambara, abantu benshi amaraso aramenetse, kubera ko Mwami Yesu ibyahanuwe bisohoye. Ariko icyo tubasengera ni ukugira ngo uhoshe izo ntambara. Barakumenye kuri Imana ikora, uravuga Mwami ugasohoza. Ntabwo uri umwana w'umuntu ngo urakoze, ntabwo uri umwana w'umuntu ngo ubeshye, nta nubwo uri umwana w'umuntu ngo wishuze. N'ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Dusabiye umugisha aba bantu bose Mwami bumvise ijambo ryawe, ukore nk'Imana, sebe twebwe nkatwe abantu. Icyo ushaka kiba aricyo kiba ku bwa Roho Mutagatifu. Yesu urakoze, amen. Jacques, rero turagushimiye. Imana y'amahoro iguhe umugisha kubw'iki kiganiro utanze. Nzi ko kizagera kuri benshi, kandi nzi ko imitima ya benshi izagira ibyo yunguka kubwira ijambo ry'Imana. Bwari ubutumwa koko bukomeye. Rero ndagushimiye cyane, urakoze cyane. Murakoze na